Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe kandi abe mu ruhande rwanyu. Ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. N'ubundi twagarutse muri wa mwanya kuri Irera TV1, umwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi, kandi abashimiye mwe mudahwema kubana natwe buri gihe, yego, kandi mudahwema kuduha ibitekerezo n'inyunganizi. Yego, ndabashimiye cyane kubera ko n'ubundi nivugabutumwa nta muntu nyirizina ubera hose icyarimwe, ariko mu gihe aho uherereye n'ubundi ufashe nk'iki kiganiro ukacyoherereza abandi, mugasangira n'ubundi ubutumwa bwiza mwumvira cyangwa wumviye kuri kino kiganiro, nawe uba ubaye aho mugenzi wawe atabonetse cyangwa atabasha kugera, cyangwa icyo atabasha gukora wowe ukaba wagikoze. Ni ukuvuga ngo nyirizina nk'ubwoko bw'Imana ni ugufashanya. Mu gihe iki kiganiro ukibonye kuri channel ya Irera TV1, cyangwa ukabona ubundi buryo kigeraho ukacyoherereza mugenzi wawe, uba ukoze icyo ngewe nabasha gukora, kuko aho uri bubohereze n'uri buze kumenyesha ubutumwa bwiza, njye ntabwo nari kubasha kubikora. Rero nyirizina ni ugufashanya impande n'impande. Ndashimira ubwoko bw'Imana nk'uko hagenda hacaho iminsi tugenda dushimira abakora umurimo w'ivugabutumwa impande n'impande. Yego, turashimira abagiye batandukanye bari impande n'impande, ubwoko bw'Imana abari hirya no hino ku isi, ibivugabutumwa tugenda dufatikanya. Yego, ndabashimira cyane. Niko ngenda ndashimira Emile, ubwoko bw'Imana, ndashimira Pierre Celestin, wongera gushimira n'abandi bari hirya no hino bw'ubwoko bw'Imana mukora ivugabutumwa rigiye ritandukanye. Ndashimira Clementina, ubwoko bw'Imana. Yego, ndakomeza nshimira ubwoko bw'Imana muboneka hirya no hino, Zerubabel, yego, n'abandi muri hirya no hino. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe ubwoko bw'Imana muboneka muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Yego, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Rero n'ubundi bwa buryo bwo kwifashisha kugira ngo umuntu atagira icyo atakaza, umuntu yandika akoresheje ikaramu cyangwa mashine cyangwa telefone, nanyamukangure n'ubundi ube wabyifashisha kugira ngo dukore ivugabutumwa. Yego, rero bwoko bw'Imana n'ubundi kwandika birafasha, kuko iyo ugiye kwigisha abandi nawe bigusaba kwerekana no gutanga ibyanditswe uraza kubona muri Bibiliya. Iyo wanditse rero birakorohera mu gihe ugiye kwigisha n'abandi, dore ko Bibiliya ibivugaho mu rwandiko Pawulo rwa kabiri yandikiye Abikorinto ibice 5:18, arababwira ati ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Nyirizina nk'ubwoko bw'Imana, kwigisha ubutumwa bwiza ni iby'igiciro, kuko urimo kunga abandi n'Imana. Yego, kuko bamenyesheje icy'ingenzi cyangwa bamenyesheje amabwiriza Imana yashyizeho bakayubahiriza, icyo gihe bakaba ubwoko bw'Imana, uba ukoze umurimo wo kubunga n'Imana. Yego, rero tugiye kumvira hamwe incamake n'ubundi incamake y'amateka yaranze itariki 23 z'ukwezi 23 z'ukwezi kwa 12. Yego, muri aya mateka turasangamo amarorerwa yakozwe n'umwami w'Uburusiya Ivan wa kane. Muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, turumvamo uburyo kuva kera ikinyoma cyahabwaga imbaraga zo gutsikamira ukuri. Yego, nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana, intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'uko rijya mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko na Bibiliya ibishimangiraho itanga umugabo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:1-2 ababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari,
ryicaye iburyo bw'Imana. Yego, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi nyirizina. Ariko uraza usange hari abibeshya kandi bakatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi hari abatamaza. Bibiliya nayo itanga umugabo ibivugaho iti bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Niko Bibiliya ibisobanura. Nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi turasanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo mana yawe, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza gusobanura Imana yawe nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga ibyo Imana ishaka. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho nyirizina. Tumaze kuyumva n'ubundi ku buryo burambuye, Bibiliya ikiraza kwemeza nicyo turaza kugenderaho nk'ubwoko bw'Imana, kuko ubwoko bw'Imana tureba icyo Bibiliya ivuga kuko nyirizina ariho dusanga imvugo y'Imana yacu, yego, mu buryo bwuzuye. Tugiye kumva ku buryo burambuye amateka yaranze iyi tariki ya 24 ni amateka yaranze iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 ku ya 23 Ukuboza mu mwaka w'1569 umwami w'Uburusiya Ivan wa kane yishe Filipo. Filipo wari umwepiskopi wa Moscow yiciwe muri kasho ye nyuma y'uko umwepiskopi Filipo anenze politike y'umwami Ivan, uyu mwami w'Uburusiya Ivan wa kane, yego, n'iyicwa rusange. Ibyo nibyo n'ubundi uyu mwepiskopi yanengaga. Rero aya mateka n'ubundi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego, mu bwoko bw'Imana tugiye kureba Bibiliya ikivuga kuri aya mateka. Turasanga iki gikorwa uyu mwami w'Uburusiya Ivan wa kane yakoze cyo kuba yaramenyeshejwe ukuri kw'ibyo arimo cyangwa ibyo arimo gukora, kandi n'ubundi bitari byiza, ahitamo kwica ubimutangarije. Rero turasanga ahangaha atari ikintu twakwigiraho cyangwa ngo tumwigireho, ahubwo turava mu kinyoma we yabayemo mu gihe cy'amateka cyangwa mu buzima we yabayemo nyirizina. Bibiliya ariko iraza kutwereka nyirizina yuko tutagomba kugendera muri uyu murongo w'uyu mwami Ivan w'Uburusiya, ahubwo tukaza kugendera, Bibiliya ikaza kutwereka icyo tukwiye kugenderaho, umenyekanisha ukuri kandi umenye n'uburyo uraza kumenyekanisha uko kuri nyirizina. Bibiliya byose irabyerekana, dore ko Imana yacu idukunda, niho yashyize umurongo ubwoko bw'Imana dukwiye kugendera muri icyo dukwiye gukora n'uburyo dukwiye kwitwara ariko nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Reka twumve nyirizina icyo Bibiliya itubwira nk'ubwoko bw'Imana. Turareba ukuri kwa Bibiliya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 3 umurongo wa 13. Arababwira ati ariko mwebweho bene data nimugacogore gukora neza. Yego, kudacogora gukora neza ni iby'igiciro, kumenyekanisha ukuri hirya no hino, kandi ntabwo ugomba gutinya uwica umubiri ko atabasha kwica ubugingo. Ikindi nanone kandi gukora neza biragaragara ko nyirizina nk'ubwoko bw'Imana turimo kunenga uyu mwami w'Uburusiya icyo yakoze Ivan wa kane. Icyo yakoze si cyo, kubwirwa ukuri no kumenyeshwa ukuri akica ubimumenyesheje. Icyo gihe ntabwo yari ari mu by'ukuri, ntabwo yari ari mu murongo mwiza cyangwa wo kugira neza cyangwa wo gukora neza. Turareba icyo Bibiliya imuvugaho nyirizina, cyangwa n'abandi baba bakora mu buryo bwe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 18 hariho ijambo rivuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Hano herekanye buryo ki Imana nyirizina yo umujinya wayo uje kubwo abashikamiza ukuri cyangwa bapfukirana ukuri kugira ngo bagendere mu binyoma byabo nyirizina.
yego, cyangwa guhisha ukuri kugira ngo ikinyoma abe ari cyo kigaragazwa nk'aho ari cyo cy'ukuri kandi atari cyo cy'ukuri. Yego rero ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru ubyukijwe n'ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Irindi jambo ry'Imana ritwereka icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6 umurongo wa 11 ariho havuga ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ubwoko bw'Imana dore icyo turimo dutangaza dukwiriye gukora nyirizina n'icyo ngicyo. Nimba hari ukora nabi cyangwa hari ubonye mugenzi wawe kugendera mu bibi atarimo kugira neza bwo arimo kugira nabi, va muri uwo murongo arimo gukoreramo, ahubwo ukorere mu byo Imana igusaba gukora, harimo guhunga ibyo ngibyo, ahubwo noneho ugakurikiza gukiranuka, ukubaha Imana, ukizera, ukagira urukundo, ukihangana, ukagira n'ubugwaneza. Yego, ndabashimiye ubwoko bw'Imana mudahwema kubana natwe kuri Irera TV 1. Tureba iby'ingenzi, nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite. Niyo mpamvu nawe wageze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze, wawugezeho bwa mbere. Yego, tuguhaye ikaze kandi ntabwo dufite kuri mu bwoko bw'Imana umwanya wo gupfa ubusa. Kandi mu gihe twagize amahirwe yo kubona uburyo duhura tugahura kuri uyu murongo, twe gupfusha ubusa aya mahirwe dufite, ahubwo twige kandi tumenye n'icyo gukora cy'ingenzi, dore ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana nyirizina kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora nk'abazagororwa ingororano mu bwami bw'Imana, nk'abana b'Imana. Rero ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego rero ubwoko bw'Imana ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.